ijoro ryakeye ikipe ya Fulham yari yakiriye ikipe ya Manchester City n'umukino mu by'ukuri abenshi babonaga kugiye korohera ikipe ya Manchester City. Ikipe ya Fulham ni ikipe yakinnye umukino iri ku mwanya 15. Ndibuka ko turira hano kuwa mbere rwose rwaju no bavuga guti urebye fixtures ikipe ya Manchester City iraza gukurikiza ikipe ya Fulham biraza kuyoroherera cyane. Byari byoroshye kugera ku minota 54 ariko ku minota 54 kuzamuka byakomereye ikipe ya Manchester City ku buryo sibo barose uyu mukino urangira kuko byaje kurangira ari ibitego 5 by'ikipe ya Man.City ku bitego 4 by'ikipe ya Fulham. Nyamara ariko bagiye kuruhuka ari ibitego 3 ku gitego kimwe cy'ikipe ya Fulham. Hanyuma bagarutse Foden atashyiramo igitego rwose cya kane cyari cya sécurité ndetse ku minota 54 Berge yitsinda igitego. Ariko kuva aho ngaho haje ibirori by'ikipe ya Fulham ndetse cukwiza batungura mu minota 72 ndetse no mu minota 78. Ariko birangira nyine ikipe ya Man.City ibonye ibitego 5 ku bitego 4. Ikintu cyagarutse mu binyamakuru byose nibyo Man.City ifite ubusatirizi bwiza ndetse by'umwihariko turaza kugaruka kuri Halland ari kumenya Pep agomba gukosora ubwugarizi bwe kuko yinjijwe ibitego byinshi mu ijoro ryakeye kandi nta muntu wabyeexpectingaga. Byabaye nkaho ikipe ya Man.City imaze kugira ibitego 5 kuri kimwe yabaye nkaho iva muri match cyangwa se nibonye match isa nirangije. Hanyuma impinduka ikipe yari imaze gukora ya Fulham zatumye itangira mu by'ukuri gushaka uburyo bwo kugaruka muri match. Nayo byabaye nk'ibitungura by'umwihariko imaze kubona igitego cya 4. Babonye yuko mu by'ukuri Chukwueze cy'igitsinda yabaye nk'usembura groupe ya Man.City. Ba Diaz bararakara batangira gutonganya bagenzi babo. Ubona yuko Pep arahangayitse atangira kuvugisha abungiriza. Impinduka batangira kuzikora kugira ngo bazane Ryan Cherki wabafasha gushaka igitego cya 6 mu minota 10 ya nyuma ndetse no kuba bagarda possession kugira ngo nibazajya babona umupira babone n'uburyo bawutindana. Mu by'ukuri birasa naho mu by'ukuri imikino ya Man.City ubundi yari imeze neza cyane mbere y'icyo kibazo kuko ubundi abakinnyi bayo bakomezaga kugarukamo hagati abenshi, ndavuga abo ku mpande ndetse n'abakinnyi b'imbere. Nta munyuma Man.City kagiramo imbaraga nyinshi cyane mu by'ukuri by'umwihariko umusore witwa Tijani Reinders muri mediane byasaga n'uwabaye hafi cyane y'umusore witwa Nico ku buryo bafatanyaga mu kurekipera ndetse bakanamufasha no kuzamukana imipira neza cyane. So kubura iyo control rero cyangwa se lack of control nanone byongeye gusa n'ibyisubiyemo bijya gusa neza n'ibyari byabaye kuri Leeds. Naho kuri Leeds nabwo batsinze mu by'ukuri igitego cy'insinzi bibaye ibibazo bikomeye cyane 3-2 icyo gihe murabyibuka. Birasa naho mu by'ukuri ikipe ya Man.City akantu ko kuba defense yaba ikiri solide nka kera cyangwa se cya defensive solidarity kiragenda gitakara ko barinjizwa cyane muri iki gihe. Ugiye kureba igihe baheruka gukipinga clean sheet ni kuri match ya Liverpool. Yego ntabwo ari ibintu bya vuba, n'abantu binjizwa cyane kandi bakeninjizwa nepo n'amakipe amwe namwe mato ndetse akanabasha no kubonamo ibitego birenze kimwe. Notama ubwo tusubije kuri icyo vuga equipe ya Manchester City muri match enye zeruka yinjijwe ibitego 10. Yego nibyo rero dusubije amaso inyuma Fulham yatsinze 4, Leeds ishyiramo 2 ubwo bibaye 6. Leverkusen yabatsinze 2-0 bibaye 8. Newcastle yabatsinze 2-1 yarabatsinze bibaye 10. Ibitego 10 muri match enye zose byibura match binjijwemo bike yari 2 biragaragaza ikibazo. Ariko hari ahantu Nepo yaravuze bakipinze clean sheet kuri Liverpool bayitsinda 3 ariko na mbere yaho batsinze Dortmund 4-1, batsinze Bournemouth 3-1, batsinze Swansea 3-1, batsindwa na Aston Villa 1-0. Bongera gukipinga clean sheet kuri match zaherukaga 3 aho bari batsinze Villarreal, batsinze Everton, batsinze na Brentford. Na mbere yabwo ariko ubwo urumva bari bangajije na Monaco 2-2, Burnley 5-1, Arsenal 1-1, Napoli 2-0 gutyo. Urumva ko ibi ni ibimenyetso bitwereka yuko dufasha nk'umuke babo twavugaga bahatanye muri shampiyona tuza kugeraho Arsenal. Niba we ashobora kuba yatsindwa ibitego 7 gusa muri shampiyona sofa abo kabona ibitego 4 babitsinzwe muri match imwe
birakwereka mu by'ukuri mu buryo bugaragara ko harimo ibibazo bikomeye ariko akagira umugisha w'uko mu gihe kiri imbere ushobora kugarura Rodri yaba ari boost ikomeye cyane yamufasha ariko abantu bakongera bakanatinda nyine ku kuba hatarasimbuzwa abakinnyi babiri b'ingenzi cyane KDB ntabwo yari yabona umusimbura kandi umumaro wa Kevin De Bruyne wa mbere muri Man.City wari ugufasha cyane mu bijyanye no gukonserva umupira buriya kimwe mu bintu bibi cyane ekipe yagira ni ukugira abamediyateri yego bashobora kujyana imipira imbere ariko badashobora kugira icyo bita ball orientation iri ku rwego rwo hejuru we rero n'uwitwa Ilkay Gundogan barabihuzaga ku buryo wabonaga mediyane ya Man.City yiganjemo ikintu kijyanye no kugumana umupira iyo tuvuze kugumana umupira bikunze gusa n'ibigora abantu kubyumva ni ukuba utagira icyo bita to lost possession easily cyangwa se gutakaza umupira mu buryo bworoshye ni ukuvuga ngo ni wa muntu ushobora kuba yagezwaho umupira baba ari babiri cyangwa batatu hagati mu kibuga Rodri ubwo na Gundogan ndetse na KDB bakaba bafite ubushobozi bwo kubanza kuwutembereza bawujyana muri defense yabo bawujyana mu mpande zabo bawugumanamo hagati yabo batatu ariko bakagira igihe cyo gutuma adversaire atinda cyane mu kwiregurupa yaba atinye kuruta uko yakwiregurupa abasanga ngo awubake buriya ni ikintu gikomeye cyane kuko City ikintu yatakaje ubu ngubu ni icyo kintu cyo kuvuga ngo yawugumana yonyine nyine ekipe ziyishoramo bazi igisirikare rugangura ngo iyo umuntu akurusha intwara utega amambusha ariko iyo umuntu muhuriye ku mirongo y'urugamba akakwinjiramo nyine ni uko agutinyutse ni ukuvuga ngo abavuga ngo weapon wise twahangana ingano y'abasirikare twahangana ingano y'ubuhanga twahangana urabona za ntambara za kera z'amacumu n'imyambi n'imiheto biriya bya kera kumwe bahuraga nk'ahantu mu kibaba bagasekurana ni nka City bisigaye bimeze donc ekipe nyine zirayifesinga zirayitinyuka zirayegera ubundi mbere ntabwo ariko byabaga bimeze gukina na City wajyaga mu kibuga cyawe hirya cyane ugakora amabloke umva ugategereza ukavuga ati baragutembereza nibatanyica ndakora aga counter attack icyo gihe byoroheraga City gucubya uburyo bw'amakontra attack kuko ni gake uri bufate baro kuko uri gukina counter attack ikindi urarihinga kuri pace baraza kurwana gusa no kurwana n'izo runs zawe kugira ngo izo baro zitabasha kujya mu migongo y'abadefenseur ngo bazitsinde this time around rero itakaza imipira hagati kuko itagifite babakinnyi afite iyo quality yo kugumana noneho amakipe nayo anatangira build up akina na City so harimo icyo kintu rero cyuko isigaye ikintu cya vuta ni kuvute izamu ku izamu izamu ku izamu izamu ku izamu irozwa the case ibyo rero harimo kuba nyine abakinnyi batakiri babandi so Pep agomba kwiga guhangana nabyo ibi ni ibintu byanabaye na sezo yashize urabyibukana Leverkusen mugarukana bitatu Feyenoord mu Champions League Feyenoord mugarukana bitatu yayitsinze bitatu ikagombora bitatu n'andi match menshi twagenda twibukiranye nkabikubira mu ijambo rigufi muri post match asekeje abantu bazaba abanyamakuru ati guys mwe enjoyinze abazaba abanyamakuru nyine ibitego 9 muri match imwe abanyamakuru ati twe enjoyinze ati ngiye musatsi ati wamvuyeho ashaka kuvuga nyine ko ari bwo wagiye nyine none nako yarasigaranye kagiye ni nko kuvuga ngo ni match nge yangoye cyane nyine kubona twagize bitanu kimwe bikarangira ari bitanu bine mu ijambo rigufi nahoze yari umuvandimwe twaze tuganira nijoro abakinnyi beza sirtu muri mediane barabuze ku isi pe ni naho ngiye nari butinde urumva Pep Guardiola ajya gusimbuza Kevin De Bruyne yarabizi yuko kubona De Bruyne ubu biragoye kuri iyi si kuko iyo ureba abakinnyi b'abamediyateri bakora ya mibare y'amasisita aremereye ntabwo ari benshi reka nguhe nk'urugero Luis Enrique yarabizi ko icyo kintu gishobora kugorana areba uburyo abibumbira hamwe mu bamediyateri be batatu akabyaza umusaruro mu buryo bakora imibare igenda yungikanye ikabyara imibare yamufasha gutsinda match iyo urebye rero yagerageje kuzana Ryan Sherikinibye yari afite imibare mu masisita iremereye cyane muri Ligue 1 Tijani Reindel wanaje muri ekipe nziza y'umwaka mu gihugu cy'Ubutaliyani yakinaga muri Milas umwaka ushize nawe n'umwe mu bakinnyi yari afite iyo mibare myiza ni nayo mpamvu kenshi iyo urebye mu kibuga Manchester City ifite umukinnyi nka Nico Gonzalez ushobora gutanga iyo security imbere ya defense ukareba Tijani Reindel ari imbere ye bashyiraho Ryan Sherikin nicyo kintu Pep abashaka aravuga ati kubona De Bruyne biragoye ariko aba bakinnyi babiri
hari imibare bari bafite hari karite bafite nzibumbiye hamwe nshobora gushakamo igisubizo ariko nawe kenshi akagongwa no kuvuga ngo ese Bernardo Silva ndamubura mu kibuga kuko kuri cya kindi yavugaga Rigani wa muntu ushobora gufata baraka yiturisha agakinisha ekipe ubu ubona iyo karite ifitwe na Bernardo Silva wa mukinnyi ujya kwaka umupira wa defenseri wa mukinnyi ujya kwaka umupira nimero 6 wenda atarawukina ubona ari Bernardo Silva akawutembereza akawugeza imbere ariko nawe kabura cya kintu nyine cyayo assist si umukinnyi wa assistinga si umukinnyi utsinda ukabona ko ibibazo nko ku mugoroba Man.City yongeye kugwa mu mutego imaze iminsi igwamo Manchester City ifite ikibazo cya defense noneho biri guhumira kumira riratsindwa ibitego kenshi biturutse ku macross nk'ubu ku mugoroba ekipe ya Fulham yagerageje cross 7 muri zo ebyiri zavuyemo ibitego bibiri byabo ibindi ni amashoti ya kure kuri cya kibazo cya mediane yavugaga Rigani harimo n'icyavuye muri kona n'igitego cyavuye kuri kona awutera ipfunsi umupira agaruka shukweza arateye ekipe ya Manchester City Pep imwe muri secteur twabonye asa nk'uwaburiye ibisubizo ni secteur ya defense iyo urebye Ruben Diaz yasubiye inyuma Josko Vardiol yari yavanye kuri 3 kugira ngo amuzane muri axe nabwo abona harimo ikibazo nawe ubona bikoreramo amakosa Stones ntabwo arongera kumwizera muri mediane ubona nako muri defense ubona ko niyamuzanye kenshi muri gihe Rodri ataragaruka musimbuza Nico Gonzalez muri bwa buryo wenda bwo gukora iyo block imbere ya defense ariko ikindi kibazo gihari kuri cyavugaga Rigani Pep Guardiola yemeye kwisanisha n'abakinnyi afite aravuga ati ntabwo mfite babakinnyi nka ba Riyad Mahrez babatekinisiye cyane nawe wa mediateri babakinisha aravuga ati Doku ni wa mukinnyi bisaba ngo umukine umupira mu ma espace vide ukoresha iyo speed ye ni nako bimeze wenda kuri aba Savinho ni yamusimbuwe wenda Foden ubona amafite iyo technique na wa mukinnyi wabaye muri ya Man.City ya kera yafashe umupira ntabwo ubuka ngo ajye imbere gusara garuka agakina n'abandi bagashaka uburyo bakiriya ama espace ukabona ko imikinire ya Pep Guardiola aba adversaire barayizi na kimwe mu bintu bisigaye bimugora cyane gusa icyo mbona wenda kiri positive atangiye kugenda agira mu minsi ishize twavugaga ibitego Man.City yari maze yari yegeze gutsinda ibitego 14 muri byo ari ibya Erling Brot Halland ariko turimo turavuga ko yaba yatsinze 5 tubona na Foden batsinda nka Foden yagize ibitego 5 uyu munsi iyo urebye ba Jeremy Doku nabo batangiye guscoringa hari yatangiye kugira undi mubare w'abakinnyi benshi bashobora gutsinda ku buryo cyajya adversaire kuko kuri Newcastle byaragaragaye kuri match ya Newcastle no kuri Leverkusen umutoza Kasper Yurmandi kuri Leverkusen yaje akina Halland biramukundira match arayitsinda Wedioho akina kuri match ya Newcastle Halland amukinishije Malik Thiaw match Newcastle arayitsinda ubona ko Pep natangiye kuvuga ngo Erling Brot Halland mu gihe atatsinze match twayitsinda dute yabigarutseho mu gihe cyashize avuga ko ari biggest concern igihe Halland yari amaze kugira ibitego 12 kigero bafite ibitego 17 abandi amaze gutsinda 5 nyamara urabibona neza yuko ubu ngubu wa mugani babikemuye sirito nko kuri Phil Foden ejo bundi yari itangarije aravuga ati noneho ubu ngubu ndi tayari ndi fit kandi Pep ibyo bintu arabigira cyane n'igihe KDB yavunitse yaragahamagaye muri office aramubwira ati uri umwana twareze academy graduate wacu ndashaka yuko ufata ibintu mu biganza ugatwara equipe urahari umeze neza KDB dora aravunitse igihe kirekire na Rodri bavunikiye rimwe twara equipe kandi kabashije kubikora ikindi Phil Foden kubera na equipe nationale competition idasanzwe irimo ku mwanya we ko buriya Foden umutoza muharira imyanya ibiri mu Bwongereza ashobora kumukoreshaho 11 kandi yavuze 11 abambwiye ko uzahangana na Rashford uzahangana ba Anthony Gordon abambwiye ati ntago naho byizewe neza hanyuma iyo mugaraye ku 10 aramubwira ati ufite Cole Palmer ufite Morgan Rogers abo muzahanganira umwanya nabo babyumva na Jude Bellingham nabaeze ushobora kwakira nabaeze naeza ahubwo akenshi asa nawe natangiye kuba atekereza kuri 11 akamubwira ati rero ufite byibura abakinnyi 3 kuri uri mwanya kandi beza muzahanganira umwanya muri national so umwanya rero kugira ngo unyereke kuri umukinnyi ushoboye ugomba kubikora muri club yawe so biragaragara yuko yiteguye gufata inshingano Dokuwe ubukristo bwabaye bwinshi n'umusore usigaye wisengera nabonye hari abantu bagiye bazana ibintu byo kuvuga ngo yagiye mu bapfumu muri Ghana ntago ari mu bapfumu n'iriya n'imihango traditionnelle yabo nkuko mu Rwanda sinzi wenda nk'ikintu kijya gusa na kera ariko kitari ubupfumu mu Rwanda nta mihango tugira itari ubupfumu ariko ya kinyarwanda ya gakondo cyane irahaba ni umuntu rero ubona ko
ewana nawe yazamuye nivo ku rwego rwo hejuru. Offensively Pep ntabwo ari bibi, ibisubizo by'imbere ni sawa, ariko njye ntegereje ko wenda Rodri nakira akamera neza bishobora kuzongera gufasha mu gastabili. Axel, ijoro ryakeye umuntu wagarutse ubwo mu mibare imibare waretse niho naringiye kukubaza nangiye kubwira nti ijoro ryakeye indi nkuru byasize ni ahubwo umukino ubundi ugitangira ku minota 17 Halland yahise imibare ye igarukaho na mbere y'uko umukino ukomeza ndetse ukanarangira babonye intsinzi kuko yatsinze igitego ku minota 17 gusa, yuzuza ibitego 100 muri Premier League mu mikino 111 amaze gukina. Nyamara ariko wari warabigerageje ni Alan Shearer we byamusabye imikino 124. Ni nijoro byashobokaga ko yari gutsinda igitego kirenze kimwe. ngira ngo ni statistique ziri mu buryo nka butatu. hari ya mbere aruhereyeho yo kuba umukinnyi umaze gutsinda ibitego byinshi ariko mu mikino mikeya. 111 ibitego 100. Shearer yabikoze ibitego 100 byujuje mu mikino 125. Harry Kane ibitego 100 byujuje mu mikino 142. Iyo ni iya mbere. iya kabiri ni ukuvuga ngo iyi saison uyu muvandimwe witwa Halland ni ukuvuga ngo kuva uyu mwaka watangira mu ikipe ye y'igihugu ya Norvege no muri club ya Manchester City amaze gutsinda ibitego bigera kuri 33 mu mikino 22. Nibiri ngo atsinze ibitego 33 mikino 22 ariko atanga n'imipira 5 avuyemo ibitego. Ngo amaze kugira uruhare mu bitego 38 mu mikino 22 amaze gukinira Man.City n'ikipe ye y'igihugu ya Norvege. Hanyuma izindi statistique, Halland ku myaka ya 25 yuzuzaga ibitego 401 muri kariyeri ye yose. Yatsinze 2 muri Morde ya kabiri akiri umwana wabo muri Norvege, ajya muri Red Bull Salzburg atsinamo 29, agaruka muri Morde atsinamo 20, kipe y'igihugu na Norvege ibitego 55, muri Dortmund atsinda 86, muri Man.City amaze gutsinda ibitego 144. Ibibara byose wateranya ibitego 401 amaze gutsinda muri kariyeri y'umupira w'amaguru kuva yatangira gukina nk'umukinnyi w'umuprofessional cyangwa wabigize umwuga ku myaka 25. Mu by'ukuri ni imibare myiza. Ni imibare myiza kuri Halland ku bitego 100 yatsindaga mu ijoro ryakeye.